niba ubona umuntu asigaye arambagizanya n'undi kuri Facebook akurira indege akamusanga atarigeze amubona, atarigeze avugana nawe, atazi values, atazi ngo ninde asanze, wenda kuko yumvise ngo aba ku mugabane w'i Burayi muri Amerika, nicyerekana ko abantu basigaye babikinisha, barabikinisha. None niyo mpamvu rero n'umubyeyi ashobora kuza ati mwana wanjye nguyu umuntu wenda unakijijwe n'iwanyu badakijijwe, nti sawa iwacu bavuze, ariko bibaza umuntu ubonye can you marry me, just muhuriye ahantu murabonanye, ni ibintu biteye ubwoba. Njya nimagina nk'umwana wanjye ahingutse w'umukobwa nkabaranzaniye nk'umuhungu ufite dread kambwira ati uyu we sheri yambaye ikabutura wenda ipantaro sinayitekereje ariko kujya ntekereza umuhungu ufite dread. Abaci umuntu ajya mu isoko ukabona yaguze ngo ipantaro ihenze ariko icitse ahantu hose bimeze nk'iby'abasazi, agahinguka akavuga ati nguyu ndamukuzaniye, afite ibishenete byuzuye amaboko no mu ijosi, nkibaza ngo nabyitwaramo gute. Ugasanga umwana arimo arateretana n'umukecuru ungana na nyina, umwana w'imyaka 26 arimo arateretana cyangwa agiye kubana n'umukecuru w'imyaka 50. Ofete bishyiramo ko bidakunda bazaka divorce nayo yabaye ikintu cyoroshye, kavuga ati ndagiye mbone iyo visa donc mpinduka mbona ubwene gihugu, ntibidakunda nzafata ubuzima bwanjye nawe afata ubwe, ako bura ntago abazi ibintu biba byangiritse mu buzima bwe. Umugabane we w'ubuzima haba hamaze kwinjiramo ikindi kintu kandi kuzagikuramo bikaba bizagorana, koko abantu banyuze mu buzima butandukanye. Ariko mbere yuko wiyangaje banza umenye ngo ninde tugiye kubana, yanyuze mu buhe buzima, eske ndi capable yo gushobora kuzihanganira ubwo buzima n'ayo mateka n'ibyo bintu byose. Naho isi yo iradushiranye pe. Hari aho nigeze kuba muri West Africa, umugabo akavuga ati reka ati nyuma y'imyaka 5 umugore wamaze kumurambirwa, donc après 5 araronuvera nyuma y'imyaka 5 wa undi si bamushyira uwo ngo ufite ni ugushakira undi, uwo utunze ni ugushakira wakajya kurambagiza undi utazamutesa. No kuvuga ngo haramutse haje wa undi wameze amababa yakuzonga, ibyiza nuko wowe madamu ari ujya kurambagiza umwana witonda uzanira umugabo wawe, kuko nyuma y'imyaka 5 urahaguma nyine bakaguha icyumba cyawe hariya cyangwa inzu. Ure nk'uko umuntu agura intebe yari afite n'izindi yego zimwe bakavuga ngo nyuma y'imyaka 5 nyine ngo aba donc umudamu aba yavuye ku murongo, hakeneye kuza undi mushyashya. Nde n'ubu ngubu uyu muntu ambwiye ngo yakunze, namubwira nti ngaho mbwira ibikurikireho nkujya inyuma, kubera yuko nemera ko urukundo Imana irwubakiraho ikarugenderaho. Naho ubuhanuzi ibyo wavugaga ngo harimo abantu babitekinika, ntago nenzi ko tekiniki baho ku buryo abantu babihuriza nabimenye nyuma. Umwe akavuga ati uzagenda uvuga uti ndashaka umuntu witwa runaka, ibyi kuvuga ngo Imana ngo ndi Imana ndavuze, nasanze abantu bihimbira ibyo bashaka. Nduwiteka Imana yawe ndagushyigikiye, tumaze kubimenyera. Uwo umuntu asigaye hanura mureba gutya mu maso hanura nkanuye mureba mu maso, ntago mpumiriza, banze ndebe ibyo wikora, numva ibyo uvuga bihuze n'ijambo ry'Imana. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Nitwa Pamphile, ngize umugisha kubana na mushiki wacu ni muri Kristo Yesu. Nagira ngo adusuza na twibwire. Nitwa Alice Rugerindinda. Murakoze cyane. Ni ngewe ugiye kuyobora iki kiganiro, Mama Shalom ni uri inyuma kuri kamera. Ni munyemerere twanze dusenge, hanyuma twinginga Imana bane natwe, kuko ibyo twakora byose ibitekerezo byacu ntabwo bishobora gutuma umugeni wa Kristo yezwa. Bishobora gutuma umunyarwanda abaho neza, kuko ntabwo turi abanyarwanda n'abantu baba mu isi bakakomeza ubuzima ko turi mu isi, ariko ntabwo byazatugeza mu ijuru. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko werurwa kiranuka ibihe byose. Urakoze kandi kutwemerera gukora iki kiganiro. Mbizi neza ko yari umurimo waduhamagaye. Iyo tubonye amahirwe yo gukora ibyo dukora,
turabigushimira kuko uyu munsi mu bakozi b'Imana bari bwandikirwa umurimo, nanjye ndandikirwa, mama Arisa arandikirwa na mama Sharuma, ndabigushimiye. Hanyuma ndanakwinginze kugira ngo ubane natwe mu kiganiro tugiye gukora. Turifuza ko umugeni wawe urushaho kwezwa no gutunganwa kuri byose, kuko Paulo yabwiye Timoteyo amubwira amagambo akomeye, avuga ku bijyanye n'ijambo ryawe, avuga ko riduha kwezwa kugira ngo umuntu w'Imana abatunganyije afite kwiriye byose. Niyo mpamvu twinginga kugira ngo utwuze ijambo ryawe, ntabe ibitekerezo byacu, ahubwo kumurikirwa n'Imana bibe muri twebwe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Kandi mboneye ko kwifuriza umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Twaherukanaga hari abantu kuri Beura bo baherukaga ikiganiro, yari inyigisho wari wigishije, ariko banza hari mu mwaka ushize, banza n'umwaka ushize kuko cyangwa se intangira z'uyu nguyu. Rero igitumye tukugenderera kandi tugushimira ikaze baduhaye, ndifuza ko twaganira ku bijyanye no kurambagiza bya Gikristo. Umusore w'umukristo akwiye kurambagiza ate? Umukobwa w'umukristo akwiye kurambagizwa gute? Ese ababyeyi b'abakristo bakwiye kwitwara gute mu kurambagiriza abana babo? Cyane ko iyo twumvisha amateka y'u Rwanda twumva ko benshi barabateruraga bakagushyira mu mutazi n'iki, ariko uyu munsi none bisigaye abantu bihitiramo gutereta cyangwa se kurambagiza kw'abasore n'abakobwa bakijwe bitandukanire n'iby'abapagani. Murakoze, numva ari hajemo ibintu byinshi. Ikintu navuga cya mbere, nyine turi kuvuga ku muntu ukijijwe. Ukijijwe n'udakijijwe baba batandukanye, ariko twahoze dusoma inkuru zo muri Bibiliya tukumva umunsi batumaga ngo bajye kurambagiza. Muri Bibiliya naho habamo kurambagiza. Aburahamu ngo atuma umugaragu tuzagende undambagirize umukobwa ukwiriye umwana wanjye Isaka. Noneho iyo usomye ubona yaramuhaye amakondisiyo ameze ukuntu, yaramubwiye turamenye ntuzashake mu banyamahanga, ntuzashakire umwana mu banyamahanga, kubera yuko ndatinya ko bazamusubizayo, bazamusubiza aho twavuye. Ndatinya ko uwo mukobwa yazatuma asenga ibigirwamana by'iwabo, anabitinda ati ndahiro yuko ibyo bintu utazabikora. Umugaragu aranensista ati se nindamuka mubuza, ariko aramubwira tumva uramenye rwose, uramenye utazashakira umwana wanjye umunyamahanga. Ako kantu uvuze reka tugatindeho. Urumva ko aje mu busisi yo kumubura, bivuze ngo Aburahamu ati aho kugira ngo nshakire umunyamahanga kazi, umwana wanjye azabyihorera ntazashake. Uzwi imitekeze ntigeze nyigira imyaka yose nsomye Bibiliya. Birakaze. Kubera ko niyo usomye muri Bibiliya bajya bavuga ngo Salomo abagore b'abanyamahanga ngo nibo bamuhinduye umutima. Yego. Kandi yari umuntu uri strong, wakoranye n'Imana, ufite ubwenge bwatangaje abantu. Ako mu gihe kiragera atangiye kujya ashaka abagore b'abanyamahanga, birika tubwira ngo umutima we bamutwara umutima neza, atangira kujya asenga imana z'ibigirwamana zo muri abo bantu. Ubwo rero navuga ngo icyambere ni ukubanza kwisobanukirwa ubundi ndinde. Iyo maze kwisobanukirwa ntumenya ngo ninde nkwiriye kubana nawe, ibyo bigufasha noneho gutera intambwe yo kujya kurambagiza. Kuko ibyo nibyo byoriyanta cyangwa se biguha icyerekezo, ukamenya icyo byose. Nubwo ntazi ngo ni izina runaka, ariko nahangaha nzajya kumushakira, nzamushakira mu nzu y'Imana, nzamushakira mu muryango wubaha Imana. Njye numva abantu benshi bakunze kuvuga ngo barambagiza imiryango, ngo kuko burya kenshi umuntu aba afite umubare munini w'ibimugize, bari umuryango yavutsemo, ibyo yagiye awubonamo. Ariko reka ntinde kuri icyo ngicyo kurambagiza bwa Gikristo, nuko naba nkijijwe mfite Yesu Kristo muri jyewe, hanyuma nkabanza no kureba na wa muntu wubaha Imana. Nkunda kwitangaho ingero nanjye igihe nari ntangiye gutekereza ubundi ninde muntu nashaka, nubwo nashyiragaho n'amakritere menshi nkavuga yagombye kuba afite ABCD, ariko kondisiyo ya mbere nuko aba ari umuntu ufite Yesu nk'umwami n'umukiza we muri we, kugira ngo nimuhura bazaba ari abantu babiri bahuriye ku musaraba.
icyo gihe rero no kubana biroroha kubera yuko ni abantu babiri bahuriye ku musaraba. Nigeze kubona umuntu kuri WhatsApp nyine arimo abivuga ati umuntu udafite Imana ataba ari igikoko, aba ari igisimba, aba yakurya, aba afite satani. Nyine udafite Imana aba afite satani. Ati tekeza gufata uwo muntu akaba ari uhitamo ngo ngwino tujyane tujye kubana. Rero mba numva nabitindaho cyane nkabigura umuntu ugiye kurambagiza cyangwa se kurambagizwa rwose ko yakwihangana agatinda kuri icyo ngicyo. Nkunda kugitindaho. Hari umwana w'umukobwa nyine wambwiye ati hari umuntu dukundanye muri ino minsi atari ko tuganira ambwira ko atakijya mu rusengero kandi akambwira yuko ngo habaho Imana imwe ngo izo Mana eshatu bavuga kandi nyine ni umukobwa ukijijwe. Ndamubwira nti byonyine agitangira kukubwira Imana imwe ko atemera Yesu n'ubutatu butagatifu, icyo ngicyo ubwacyo cyagombye kukubera impamvu ituma uhita ukupa communication nawe, kubera yuko ibyo mwizera si bimwe, aho murimo mujya si hamwe, ibyo mwemera si bimwe. Ntabwo afite ikibazo gikomeye, wenda ashobora kuba wenda bo mu bantu batanemera Kristo kandi akaba arimo arakurambagiza. Mvuze byinshi ariko icy'ingenzi ni kureba wa muntu ubaha Imana, hanyuma hakiyongeraho n'ibindi bitewe na preference n'ibyo ukunda. Nabonye abantu bakunda ibintu bitandukanye, icyo ngicyo ni kimwe. Hanyuma warumbaje no ku babyeyi bajya kurambagiriza abana babo. Mbona isi tugezemo, menya abantu batakijya kurambagiriza abandi ahubwo twakira iby'abana bazanye. Niho hantu hakaze. Natangiye gusenga mbwira Imana nti ndakwinginze uzambabarire ndabisengera abana banjye bazakunda umuntu nakwakira bitangoye. Kubera ko hari igihe ashobora kuzana umuntu yamukunze kandi abenshi basigaye babikuzanira deja ageze hahandi kuri faze ya nyuma kubwira ati bitari buhinduke. Aza kubwira ati rero mubyeyi narakunze ku itariki 5 tuzajya no mu rusengero kwerekanwa. Urumva deja akakuzana imbere y'ibintu byarangiye, kandi ku muntu byamaze kurangira kenshi biba bigoye. Ari nayo mpamvu ahari menya tuzajya dutangira kubibigisha hakiri kare kugira ngo atazagutungura akakuzanira umuntu wa muntu ukikanga. Wenda njya nimagina nk'umwana wanjye ahingutse w'umukobwa nkabaranzaniye nk'umuhungu ufite dread kambwira ati uyu we sheri yambaye ikabutura wenda ipantaro sinayitekereje kujya ntekereza umuhungu ufite dread. Abaci umuntu ajya mu isoko ukabona yaguze ngo ipantaro ihenze ariko icitse ahantu hose bimeze nk'iby'abasazi, agahinguka akavuga ati nguyu ndamukuzaniye, afite ibishenete byuzuye amaboko no mu ijosi. Nkibaza ngo nabyitwaramo gute, ariko icyo navuga nuko agomba kubanza kwisobanukirwa we na bya biganira akabihabwa mbere kugira ngo bizayobora amahitamo ye. Ikintu utangijemo Aburahamu, yego, kandi twese turubyaro rwa Aburahamu, niba koko twizera, kuko kitugira abana b'Aburahamu ntago ari amaraso, ahubwo no kwizera. Yego, ni ikintu cyoroshye ko wabwira Isaka ukamubwira uti mwana wanjye Isaka, kandi ngo Isaka buriya ngo ari umukire cyane dukurikije ibintu bibiri muvugaho, ubukire bukomora kuri se. Yego, afite abandi bavandimwe 7. yego, wenda cyo kora Ismaili we baramwoheye yaragiye, abari 6 baketura nabo sinzi iyo Aburahamu yabashyize hirya iriya, ariko 6 bari bataravuka. Oya, bari 6 bari bataravuka kuko Aburahamu ashakana na Ketura Isaka amaze gupfa. Kugira ngo umubyeyi uyu munsi abwire umwana we ati mwana wanjye hari umukobwa nakuboneye, yego, uyu munsi byavamo hari aho biba. Nabonye n'urubyiruko hari igihe umuntu aba atazi icyo ashaka. Yego, nabonye muri ino minsi turi kumwe n'abana batazi icyo bashaka, ku buryo akubwira ati wapfa kuba afite ikoca. Yarakoze ikofi. Apfa kuba afite ikoca, kuntu kuvuga ngo icyo bamuha. Donc aho hantu harimo debate ikomeye cyane. Niba ubona umuntu asigaye arambagizanya n'undi kuri Facebook, akurira indege akamusanga atarigeze amubona, atarigeze avugana nawe, atazi values, atazi ngo ninde asanze, wenda kuko yumvise ngo aba ku mugabane w'i Burayi muri Amerika, nicyerekana ko abantu basigaye babikinisha, barabikinisha. None niyo mpamvu rero n'umubyeyi ashobora kuza ati mwana wanjye nguyu umuntu wenda unakijijwe n'iwanyu badakijijwe, sawa iwacu bavuze, ariko ndifuza ko muri iki kiganiro wenda tuza gutinda umuntu kubanza kwisobanukirwa, agasobanukirwa identite ye ninde, akeneye nde, cyane ko uwo muntu arimo ashaka ni umuntu w'ubuzima bwose,
umuntu bazabyarana bakabana kugeza ubwo abana bazakura bakagenda mukazasigarana. Rero uwo muntu ugenda umva ari umuntu uteye ubwoba, ahubwo akwiye kwitonderwa kuruta abandi. Ngo rero icyo cyo kuvuga ngo umubyeyi yavuze cyangwa runaka yamundangiye, numva ngo no guhana amapasi nabyo bisigaye bibaho, umwe akarangira undi, ibyo bireze. hariho n'imbuga. Yego, njye nibuka ko hari umuntu yigeze yampamagara, ndabyibuka ariko ni nk'imyaka nk'ibiri ishize, arambwira ati umukozi w'Imana nagukunze ibiganiro byanyu bizadufasha, atari ko mfite igitekerezo ntikagire inkuru atumba muri Amerika, ntabwo mwibuka ariko ibyo byanganije byo ndabyibuka. yego, arambwira ati urabona hano muri Amerika n'i Burayi hari abakobwa babuze abagabo, none wowe ko mufite platform nini mwashinze urubuga ruhuza abahungu n'abakobwa, harimo komisiyo nyinshi mwajya muyarya. Ati rwose amafaranga we wayabona, na cyane ko wowe ibyo wajya ukora abantu barabyizera kuko uri umukristo. Ni hanyuma njyewe njye kuba umukomisiyoneri njye gucuruza abantu. Ati we ntago ari kubacuruza, ahubwo wowe nyine ushyiraho abantu bashyira amafoto bakundana bakagucaho ukabahuza, ubundi nawe ukayarya. Mu muhamagaro wanjye ibyo ntibibamo. Rutayisire rero twagana arambwira ati Kirimana itambwe singikora, ariko we kibwiye akagikora ndamushyigikira. yego. Ndabona rero Kirimana itambwe singikora, ariko uyu munsi bireze cyane byo kurambagiriza ku ikoranabuhanga. Ariko hano iwacu mu Rwanda ho banza ari umuzimu mushya. Abahanzi hafi ya bose bari mu Rwanda baririmba barimo barashakirwa ba diaspora. Niba ikibazo ngo cya birabyangombwa byepfira babyita ngo green card. Ibintu by'ama green card yepfiriya ngo uyirongoye umukobwa wo muri Amerika ngo uhitugira nationality y'Abanyamerika. Harya ubundi yigize nationality y'Abanyamerika ushira gahinda. Oya. Harya ubwo byongera umuntu bitotsi. Hari ibintu abanyarwanda dukwiye kwicara tugatekerezaho kabiri. Ugasanga umwana arimo arateretana n'umukecuru ungana na nyina. Umwana w'imyaka 26 arimo arateretana cyangwa agiye kubana n'umukecuru imyaka 50. Ofete bishyiramo ko bidakunda bazaka divorce nayo yabaye ikintu cyoroshye, kavuga ati ndagiye mbone iyo visa, donc mpinduka mbone ubwene gihugu, ntibidakunda nzafata ubuzima bwanjye nawe afata ubwe. Akobura ntago abazi ibintu biba byangiritse mu buzima bwe. Umugabane we w'ubuzima haba hamaze kwinjiramo ikindi kintu kandi kuzagikuramo bikaba bizagorana. Ku buryo rero navugaga kwisobanukirwa bituma umenya ngo mu by'ukuri nkeneye iki, naho naba maze kugira imyaka myinshi mu by'ukuri nkeneye gushaka cyangwa se n'undi akeneye gushaka. Ariko kuba nkeneye gushaka ntibuvuze ko mfata ubuzima bwanjye ngo mbujugunyire inyoni. Njye mbyita ko ari nko kubujugunya, ni nko kuvuga ngo ndagiye ikizambaho kizambeho, nimpfa nzapfe, n'ibyanga nzatangire n'ubundi buzima nk'uko n'abandi babugize. Ngo rero aho hantu naho kwitonderwa. No kuri dukwiye kuburira abantu. Bibiliya ivuga mu buryo bwinshi cyangwa inshuro nyinshi ko imibonano mpuzabitsina ituma abantu bahinduka umuntu umwe. Ibyari mu mugore musambanye cyangwa muryamanye bikujyamo byose, n'ibyari bikurimo nawe bimujyamo byose, kandi ni amaspirit. Niba Paulo avuze ngo usambanye na maraya bababaye mu birumwe, tekereza iyo usambanye n'inda imaze kuryamana n'abagabo 200, ubwo muri we hagiyemo roho 200 ni imwe ziyongera ko yawe warufite. Niba yanjye yananikanterera nkajya gusambana 200 ni imwe zinjiye, none nzazishobora ikibazo. Nibwo dusigaye tubona abantu rwose, ni ibintu nabonye mu muhanda abantu basigaye basambana. Ariko kurugera hano muri Kigali ejo byarabaye hano muri muhanda va Sonatibe na over Rwandex ujya Nyabugogo. Kose abamotari bashungera abantu babiri gusambana ku karubanda, usibye ko ribo yabafashe. Iyo video ntazo wabonye? Abawe byarabaye video zaraci hano mu Rwanda. Abantu barashungera nyine barabategeye. Rabati umukobwa rabati nta wandongora nganyemeze no jambo akoreshaga. Munga ati bayame barayamuha aho hano mu Rwanda i Kigali. Baze kubafunga ntago turamenye ko byashe kugihenda gusa. Baravuga ngo ni inzoga zabe bakoresheje, ariko rero ntago ari inzoga, n'undi mwuka mubi uri inyuma y'ibi bintu. Hanyuma ko uyu mugaragu wa Aburahamu watanzeho urugero yashyizemo ubuso yuko umukobwa ashaka kutamubona, yego, cyangwa se yanamubona ntamwemere. Aburahamu yamubwije ijambo aramubwira ngo indahiro ntago izagufata. Yego. Uyu munsi urubyiruko rw'abakristo ruvuga ko nta bakobwa beza babona wenda mu itorero. Avuga ati abahari bona atari na beza, benshi barashaje, bandi n'abana, mbese ku buryo kubona uwo umutima wawe ushaka bitoro, ariko ukaba mubona mu bapagani.
akaba ari wowe wajya gushaka ukamuhindura. Ubwo buryo bwo kujya gutereta wowe ukamwihindurira ntabwo bwaba ari nko kumwiremera byiza, sibyo byaba byiza ahubwo akunyuze neza neza ukamurema uko ubishaka. njya mbona ibyo bintu bijya bikorwa, harimo ababazana mu rusengero bikemera, harimo n'ababazana bikanga. Izo kese zombi ndavuga ukuri, hari izo nagiye mbona umwe akabwira uti niba wankunze ngwino nkujyane mu rusengero, hanyuma akamuha igihe cyo kwiga, kubatizwa, kumenyerezwa, biterwa n'igihe yamuhaye. N'undi nawe kuko aba yagukunze hari igihe ahita aza yihuta. No mu nsengero byaroroshye, iyo umuntu avuze ati ndihannye ni mumbatiza uwo munsi bahita bamubatiza. Hari igihe byemera cyangwa ntibyemere. Ubwo rero nkavuga ngo ni ibintu byo kwitonderwa, kureba niba kuko uwo muntu yarahindutse. Sibye ko nanone yaje gahunda ari ugukora ubukwe, sinzi ko agira umwanya wo guhura na Yesu kuko hazamo ikindi kibazo. Nigeze ariko ntago aje kureba Yesu, sinzi impamvu muhuza na Yesu. Rero yaje kwirebera umugabo cyangwa umugore. Hari igihe aza ashaka umugore agahura na Yesu. Nabonye Yesu agira inzira nyinshi. Hari igihe aza ari umugabo yishakira cyangwa umugore, hanyuma yahagera Yesu akamufata. Donc bikaba ari bwa buryo nabonye Yesu agira inzira nyinshi zo guha umuntu agakiza. Sibye ko ntabiha amahirwe 100% ngo uvuge ngo iteka niko bigenda. Harimo uza yamara kumubona, hari uwonzi rwose yagiye mu rusengero arabatizwa, arashyingirwa, arangije ageze muhira bamubi cyane, aratubwira ati jye sinigeze nkizwa n'ukuri, jye naje nshaka umugore, numvaga wenda nimara kumubona nzakizwa, none byaranze. Buri ati nisubiriye iwacu nyine, nubwo urugo rwabaye rubi kugezana n'uyu munsi rwaranze. Avuga ati jye sinigeze nkizwa, naje nzi ko wenda nimara kurogora umukobwa w'umupanekote nzakizwa, ariko gukizwa byaranze. Arongera yisubirira nyine aho yavuye, kuko nyine nta mpamvu ko hari umuntu twaganiriye, hari indirimbo Holy Nation yaririmbye ivuga ngo umunsi nakumenye ngo wambereye mushya ngo iby'isi imbere igihombo. Ahambwira ati gereyo babiririmba, ati numva ntazi ibyo ari byo. Ati jewe ati mbamo namwafashijwe, atari mwahumirije mwanarize. Aravuga ati jewe ntago bira bintu byumva, ati je nta munsi nibuka Yesu yambereye mushya. Ati navutse nsanga nyine mu rusengero iwacu bajya gusenga, nanjye ndabakurikira, ati nyine nitwa ko nagiye musi, atari ko kwa kumva umunsi wa mbere mushya. Rero urumva hari abantu bameze gutyo, nyine akumva nta munsi mushya yibuka umunsi nakumenyeho ntabyazi. Ubwo rero hari igihe ushobora kugira ingorane zo kubana n'umuntu umeze gutyo, waje bakamubatiza kuko agushaka, hanyuma witegereza ko uzamubonaho values za Gikristo, witegereza ko uzamumenya ntabyazi, ntabyo yigeze amenya. Urumva naho havukamo ibibazo bikomeye cyane. Cyetse harabonye umuntu umurera mu buryo budasanzwe, ugahinduka na menta, ukaba umugabo, ugahinduka na mwarimu, ariko mwageze mu rugo sinzi ko byakoroha. Nuko bimeze. Hari akantu uvuze ku munsi umuntu yahuriyeho n'umwami Yesu, ese kuko uwo munsi ubaho? Yego. Ukaba ufite umunsi wahuriyeho n'umwami Yesu cyane, n'umurimbyi arabivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Yesu yinjira, ni umunsi udasanzwe. Ndashaka umuntu wese ukurikiye nibuza ahantu ashyiramo pause abanza bitekerezeho, kuko uwo munsi urawufite. Kuko mu buzima habaho iminsi ikomeye umuntu adashaka kwibagirwa. Nk'usi nshobora kwibagirwa umunsi wa mbere mpura n'uyu mugore twicaranye, ntabwo byakunda. N'umunsi wa mbere tuvugana kuri telefone nawe ndawibuka. Wow. Kuko wahinduye ibintu byinshi mu buzima bwanjye. Yego. Ndiko tubundi umuntu atamenya umunsi yahuriyeho na Yesu. Ese kuko baba barageze bahura, ku buryo mu buzima bwawe ubaho wumva ukamubaza mu banya bwawe gukuntu wakije. Navutse nkijijwe, naravutse nkura muri Sunday school, cyangwa se nahoze mu kabari nkavamo, ariko ku buryo uwo munsi wo ntabwo ushobora kwibuka. Umuntu udukurikiye waba warariye indobo imwe cyangwa nyinshi, kurya indobo urabizi? Kubengwa. Yakwibagirwa umunsi bamutera indobo? Ntekereza ko bidashoboka. Kireka utaramukundaga, kumva umuntu bati ndagiye, n'ubundi akagenda atarahari, umbwiye kugenda utarohari. Ariko umunsi umuntu mwakundanaga kwanga, muri ryo murundi niba ari Dudu niba ari Forotora, sinzi ko batandukanye bari abagabo babiri kuko bakunda kuririmbana. Mwaririmbira ngo ntawe umenya ko tunze, ntawe umenya ko ahiriwe, kereka iyo bamwibye. Iyo bya bintu bigiye nibwo umenya wicara ukava ari ibintu wari ufite, nyamara wahora gurira. Nta numenya ko akunzwe, kereka igihe cyo gutandukana kigeze.
muntu dukurikiye, ese koko hari umunsi mu buzima bwawe ugeze uhura na Yesu ukaba uvuga ati iyi tariki yo twarahuye ndabizi neza kuko hari event yabaye mu buzima bwanjye itandukanye? Niba itarakubayeho ni ukuri, umuhamagara umubaze niba muziranye. Cyiza cya Yesu aritaba. Yego. Yahamagawe nabe araza, niyo yahamagawe n'abatarabe nabo araza. Umuhamagare. Twibaze ikibazo mbazwa n'abantu benshi, uyu muntu ko we yumva akijijwe ariko bakamubwira ko urugo rutakunda Imana itavuze. Ese koko ni ngombwa ko twese twubaka ingo kuko abahanuzi baduhanuriye cyangwa twabirose? Numva ibyo nanone bijyana n'uburere bwa gikristo n'ahantu umuntu yakuriye. Buriya hari igihe sinzi ko muri iyi generation sinzi ko ibintu byo kuvuga ngo Imana yavuze ahari babigira, kubera ko Kadukizwa yaravugaga cyane. Ubu rero harimo no kubaza ngo mbese koko Imana iravuga? Bayumva bate, ivuga gute? Rero umuntu wibaza ngo Imana iravuga, sinzi ko yavuga ngo azashaka ari uko Imana yavuze. Ariko abantu bakuriye muri iyo si imeze gutyo baba bazi ngo nyine ni ngombwa ngo Imana ivuge. Hari umuntu wigeze kundambagiza, noneho nkajya mubaza ngo se ubwirwa n'iki ko ari jyewe? Ngo urumva ngo nararyamye ngo ndarota ngo ndota ngo usanga ngo mu cyumba ngo ahantu ndi ngo uzukenyeye suime hano gutya kwa kuno umuntu uvuye muri dusha zameze, noneho ngo ubundi ngo nta muntu winjira muri chambre y'undi akenyeye suime gutya atari umudamu we. Ubwo rero ngo byanze bikunze tuzabana kuko ngo ni Imana yabinyeretse. Urumva ngo yararyamye nyine ngo arabirota gutyo nyine. Bajyaga bambwira ibintu byinshi bitandukanye. Hari ngo n'urota umuhereza ururabo, umuhereza imbuto, muhereza amagi, muhagaze ku rusengero, mujya kureba pasiteri, mbese inzozi zisa gutya. Avuga rero bijyana n'ahantu twakuriye nyine mu kirokore kibamo Imana ivuga n'ubuhanuzi niyerekwa. Ese mwaje kubana koko Imana yari yamuvugishije wambaye isume? Ntabwo ari we tubana, nicyerekana ko bitari byo. Nge ntabwo nemera ko abantu babana uko Imana yavuze. No mu rusengero mu kidiyakoni bajyaga babaza umuntu ngo tubwire ngo wabimenye gute, yavugaga ngo umuhanuzi, baramubwaga ngo nimwe musubiyeyo. Kuri n'ubu sinzi n'ubundi bari ko bikimeze, ariko iyo uje bakakubaza ngo tubwire uko wabimenye, ukavuga ngo ni umuhanuzi ngo nararose, barakubwira ngo butashye mubanze mugende mwongere mutekereze, ese uretse ubwo buhanuzi uramukunda? Ariko iyo umuntu aje akavuga ati genda mukunda, bateraho kashe bakavuga ati Uwiteka azabane namwe, kubera yuko nemera yuko hejuru yuko Imana yavuze, Imana igiteraho na kashe y'urukundo, kuko umuntu wakunze ni akaramata. Biravuga ngo rwihanganira byose, rubabarira byose, ntirutekereza ikibi. Njye n'ubu ngubu uyu muntu ambwiye ngo yakunze, namubwira nti ngaho mbwira ibikurikireho nkujya inyuma, kubera yuko nemera ko urukundo Imana irwubakiraho ikarugenderaho. Naho ubuhanuzi ibyo wavugaga ngo harimo abantu babitekinika, ntabwo nenzi ko tekiniki ibaho ku buryo abantu babihuriza nabimenye nyuma. Umwe akavuga ati uzagenda uvuga uti ndashaka umuntu witwa runaka utuye mu Kagarama ku Muyange, ati hafi y'ikiraro neza nka kwa kundi. Urumva undi nawe akazavuga ati umuntu uzi ko ntuye no hafi y'ikiraro ahantu hari icyapa kimeze gutya, nuko nguko ngo bajya babigenza. Ariko niyo mpamvu ari byiza ubwawe kumva ijwi ry'Imana. Ntabwo twavuze ko kumva ijwi ry'Imana ari bibi, ijwi ry'Imana naryo turarikeneye, dukeneye ubuyobozi bw'Imana muri ibyo bintu. Ariko gihe hatarimo urukundo naba mpagaze gakeya, habanza nkajya kubaza Imana ukuntu habaho iyerekwa ntihabemo urukundo, kuko urukundo ni rwo rwubaka urugo. Hari abantu bakubwira ko Imana amubwiye ko izamuha urugo rubi. Izo ngona z'Imana zigira ingo mbi, kwizamuha urugo rubi, rw'umuruho n'agahinda n'amarira, kandi koko barazifite hano hanze. Zirahari ingo mbi we, zirimo amarira, zirimo agahinda, zirimo umwiryane, zirimo byose bibi bishoboka. Hanyuma akajya hehe? Akaba kuki ajyayo kandi Imana yarabimubwiye? Hoya, kandi ngari Imana yarumuhaye nyine ikamubwira ngo uzagira urugo rubi rujyamo. Hoya, ahubwo ngo uhaye urugo rubi, ntabwo ari uzagira, ahubwo akira ngo uhaye. Kubera iki nyine ntayisobanuza? Ntabwo mbizi, kuko nge sifata Imana nk'umupolisi, n'ukuri pavi. Imana nyifata nk'inshuti,
nk'umubyeyi ni data wa twese mwiza. cyo koza hari umuntu nigeze kumva kandi koko kwari ukuri, we ntabwo yamubwiye urugo rubi, yaramubwiye tugiye gushaka ariko ntabwo muzamarana igihe. Umwana ararira, mana ibi bintu bihindure, ararira Mana yamubwiye ati ni ukuri komeza urugendo ugende. Bamaranye imyaka 4, umugabo aritahira ajya mu ijuru, akajya avuga ati twari tuzi ko izabihindura, twumva gukunda abantu barize mana kuko ibi bintu wabyemera. Haka Imana yamubwiye ati haguruka ugende, gusa nta minsi nyine muzabana, kandi koko biraba. Kandi iyo haguruka ugenda ariko itewe no guhatiriza ku uyu muntu oya cyangwa nimwe mwasenze muvuga ati Imana wibyemera. Twe twabwiraga Imana tuti koko Mana bishoboka bite ko umuntu ashobora kuba ari imfubyi, wanamwubakira ukamugura uti gusa uzubaka urugo rwiza ariko umuntu utware wawe azagenda vuba. Twe rero twumvaga ko Imana izabihindura. Imana ikamubwira ati nukuri n'uyu naguteguriye. Rero ku ruhande rumwe Imana nayo ibona ko uwo muntu nawe yari akeneye kugenda asize abana kandi afite abana beza pe. Imana ishobora kureka avuga uti nubwo azagenda vuba ariko ntakwiye kugenda nta mwana. Ariko nanone urwo urugo rubi, ntabwo ari rubi niko twavuze. Urugo rubi harimo ingumi, harimo imigeri, harimo gucibwa inyuma no kuzana. Ntabwo urumva umugore akubwira ati umugabo araza kandi ati sasa abandi baryame bamara no kubyuka nkakura amashuka njya kumesa. Ubwo se ni mu ngo z'abakristo. Yego ngo ubwo arimo arageragezwa, arimo arihangana ngo Imana aramubwiye ko izamuha urugo rubi. ari breve nuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana yakugerageza ibiruta ibyo utakwemera. Ubwo nyine niba bigwaye ifite uko izabigenza, ariko hari ibintu uvuga uti oya ati no none se azabyange. Hari ikibazo nahuye nacyo none uyu munsi kikiri kungora ntarabasha kubonera igisubizo. Imana yatanga noneho umugabo mubi, twavuze urugo rubi, urumva urugo rubi no bya bindi byinshi n'imibabaro y'urugo. Ariko none Imana ishaka kuguha umugabo mubi cyangwa umugore mubi. Urugero, hari umuntu ushaka kukubwira akakubwira ngo njyewe Pamfile Imana aramwenga impaye umugore, Imariliane umugore wanjye. Atariko tugeze mu rugo ati tutarabana yari umukristo wa wundi wanyiraho kagwa. Atariko tugeze mu rugo ibyo nabonye ni shitani bampaye si umuntu. Kuko urumva byamaze kuba gutyo abantu bavuga n'amagambo akomeye, hanyuma ukamubaza byagenze gute. Hamati nageze mu rugo nsanga burya yari indaye ikomeye, nuko yabaga mu rusengero. Mbese kuburyo kwereka ko wa muntu yarambagizaga, wa muntu bahanuraga, wa muntu Imana avuga ati ndamuguhaye umugore mwiza, icyo gihe burya yari indaye ikomeye cyane ahantu hirya no hino. Ubwo byaba ku mugabo cyangwa ku mugore. Birashoboka ko Imana yafata umugabo w'indaya ariko wo mu rusengero. Simbizi uko turi bumwite, ubwo ni indaya mu rusengero, indaya kaza hari ikamumpa ngewe umwana w'Imana ikankingira umuntu. Nge rero ku ruhande rumwe nishyiramo ko akenshi abantu babana bataziranye. Ari igihe umuntu akubitana n'undi agahita areba uko ateye. Ubu umuntu aririmba mu rusengero ahogoza ntabwo bivuga ko akijijwe, nta nubwo bivuga yuko yahindutse. Ntabwo abantu bose baba mu rusengero ari ukuvuga ko baba barahindutse. Rero ushobora kumureba ukavuga uti ndamubonye umuntu uririmba, mbonye umuntu utera ikorasi, utiriwe usenga, utiriwe unanamumenya, ugahita wumva ukwiriye kujya kubana nawe. Rero njye numva yuko nibura nagombye kumva umwuka wera unyereka ko imyuka iri muri twebwe idahura. Gusa abantu babi babayo. Nigeze gusetsa abantu, umuhungu wanjye arimo ambaza ngo none se ngo abarozi baza gukora iki ku rusengero. Aho tundi bamugane babaje gukora iki. Rero nizo ndaya zirahaba buriya ku rusengero, habaye amakategori yose, habayo n'abayuda b'abajura bose baba bahari. Ubwo rero wenda nicyo ngicyo abana bato bajye bakimenya. Ntabwo ibyo ubona byose bivuze yuko abantu bose uzasanga ku rusengero muri korari ariko ari abantu b'Imana. Ubwo rero nasaba umuntu ko yafata umwanya wo kubanza kumenya uwo muntu. Ninde? Avuka he? Yakijijwe ryari? Ese koko arakijijwe? Ese koko donc ukeneye kubanza kumumenya. Ko hari n'igihe abantu bagira amadeception akajya kubwira ati ibi bintu ndimo iyo mba naremeye impanuro ntabwo byari kuzambaho. Akajya avuga ati iyo mba narabanje gushishoza nari kumenya ko uyu muntu koko aba muri korari kandi ari umupagani, kuko abantu bajyaga babivuga nkagira ngo sibyo. Numva n'umwanya uhagije wo kumenya uwo muntu nawe wagufasha.
nkuko nishyiramo bajya bavuga ngo ibisa birasabirana hari n'imyuka ikururana imyuka ikururana nawe ukaba udakijijwe neza hanyuma ukabona na wa wundi nawe ukabona ntacyo bitwaye ariko ubundi uba mu nzu y'Imana numva umwuka wera yagombye kuguhishurira ko ari shitani mugiye kubana. hari umudamu wambwiye urugo rwamunaniye hanyuma ngo agiye kuri pasiteri amubwira ikintu nshaka ko umugira inama kuko azagukurikirana abizi ngo pasiteri amubwira ati sinakubwiye namaze pasiteri arakubwiye yarambwiye ati wowe genda uramuhungu mubanze muryamane ko wikanga bore pasiteri bimubwira yego wanze muryamane wumve ko mwahuza ati waranze ati none nyine urugo rurakunaniye. Ndibaza Imana yarashyize yemera ko abantu batanga avance mbere y'ubukwe. Simana na pasiteri ko ari abantu babiri batandukanye. Ariko pasiteri none se ko tuvuga ko ari umukozi w'Imana nyine. Abakozi b'Imana bose nabo si abakozi b'Imana nkuko aba mu rusengero bose atari abantu b'Imana n'aba mu rusengero bose si abakozi b'Imana pe. Ko Bibiliya yavuze se ngo muzabamenyera ku mbuto zabo niba nta mbuto z'umwuka zihari ubwo ntago ari umukozi w'Imana. Ni umuntu waje kwihangira umurimo ko harimo n'abantu baje kwihangira imirimo. Ntago ari umuntu w'Imana. Kuba umuntu w'Imana nuko yera imbuto zikwiriye bihanye nyine. Ahubwo ibyo bintu Imana izadufashe tubimenye. Abantu nyine babona umuntu ngo ni pastori ni bishop ni cyakajya ati mukozi w'Imana ku buryo anakubwiye ngo urya n'umwanda wo muri toilette wawe urya. Ariko dukwiye kuba maso nyine ukajya umenya ngo iri ni ijwi ry'Imana numvise cyangwa ni irya Satani. Ntago ari umuntu w'Imana. Hari abantu bakubwira ko bashakanye badakundana donc ngakundana n'umukobwa ariko ari uguteretana biri aho ngaho tudafite gahunda hanyuma nkagira ibyago simbi ye ni ibyago nkamutera inda urumva ko ngase kubamo ibyago byo gutera inda ko abagwa gusambana nkabona nta ni mahitamo tuhitamo kubana simukunda nawe nta nkunda yankundaga nk'umuja muri aho ngaho nanjye namukundaga nk'umukobwa uri aho ngaho nkuko nabona n'abandi kandi nabona mu itorero batari bunsezeranye nkatangiye guhamagara pasiteri. Hano hari abapasiteri bameze nk'abakomisiyoneri batagira amatorero birirwa kuri YouTube batagira insengero pe nakubwira urutonde rw'abantu nk'abapasiteri hano kuri YouTube nkakubwira nka 20 inzi rwose harimo n'abafite ngo abapotre harimo n'ababishop batagira insengero ba hano kuri YouTube gusa umuntu mu amafaranga agatagusezeranye. Izi mariage nazo mu maso y'Imana ziremerwa ni fraude niki njye numva ari fraude. None subwo ni ubukwe bwejejwe njye numva atari ubukwe bwejejwe mugara twitinda nkuru cyangwa iki taranagaragarira abantu kandi turasezeranye cyane ngombwa se uko dusezerana urase nta nubwo ikibazo ari ugusezerana hari ibyo bita ngo ni ubukwe bwejejwe rero hari n'ubukwe butejejwe formalite abantu bakunda ibirori abantu batazumva yuko nagiye ntasezeranye kandi koko nabo pasiteri barahari mushatse uti ngwino na amafaranga babaha hari umubare runaka ubuzwi bakayaguha mugatira urusengero narwo mukarwishyura zaba insengero nazo zabaye nka sare z'ubukwe amafaranga bakodesha sare bagakodesha n'umupasiteri bakagusezeranya ariko ntabwo ibyo ndi kubyita ubukwe bwejejwe nka bumwe Imana ivuga. Ngo rero nukwita ibintu byose byabaye bibi pamfe byabaye fraude umugani murabivuga nkumva biteye ubwoba tugende kandi none sumva nabo bantu babiri ntago bomba ari abakristo numva n'umuntu atana batindaho n'abantu babiri b'abapagani babiri bihuriye baratwisi bari mu rusengero. Dore ikintu kiriho mu nyigisho ziri ko mu by'abantu bitanga isanamitima n'ibindi biri aho ngaho bisa nabyo nubwo gukoresha iryo jambo isanamitima suko ndwa nyigisho z'isanamitima ahubwo nuko abantu bakorigana by'isanamitima bahura n'amakesi bigatuma bashaka guhindura kuri ijambo ry'Imana ukuri nka verite bakagendera kuri reality buryo reality simbara la verite. Urugero hari abantu akubwira ati nge nageze mu rugo nsanga umugabo wanjye afite agatsina kangana n'agatoki twasezeranye twakoze ibintu byose nsanga kameze nk'agatoki urumva uyu muntu igikomera afite hanze muzi ko ari umugore bizamugora najya mu basociologue nta kindi bazamugiraho inama azashaka undi cyangwa divorce ashaka umugabo agira umugabo wo kurimbana
n'uwo gukorana sinzi nuko ndi bubivuge ku buryo usanga uyu munsi bisigaye biri kwica urubyiruko ko nta muntu ukwiye gushakana n'undi atabanje kumenya ko iyo gahunda imeze neza. Biri no kwinjira mu bana b'Imana, mu nzu y'Imana byamaze kwinjiramo kugeza ubwo bazana busugimetere banza byagorana. Biraza kugenda gute kugira ngo ntazashaka umugore nkasanga wenda nta gitsina agira, cyangwa se mugara gasanga ngewe sinabishobora. Nigeze numva umugore yari umukristo wayerekane kumuvuga atazantuka aratukana. Reka yankurikira akazanuka reka mwihurire, ariko usanga abantu kubira ko ingo zabananiye kubera gahunda zo mu buriri, bakaba barahisemo kubaho babanza kujya babikora bakumva banyuzwe, okay tukangaja n'urugo. Uyu munsi urubyiruko rw'abarokore buraza gukora iki? Numva ibyo ngibyo nibyo muri monde y'igipagani y'abantu batahuye na Yesu. Abantu baba mu nzu y'Imana bafite uburyo babayeho bitandukanye n'uburyo bwo hanze pe. Nese ko kurutambekena gizo kese urahura nazo mu bakristo yewe nibera mu isi yanjye. Birahari byaba binahari numva ngohaye nuko telefone nasize hari hirya ngo nkwereke ngo record umusore ubu ntari mu Rwanda yanyohereje record ndende cyane, we n'ubuhamya namwe nsabaga ko mbutambutsa kuri YouTube ndabyanga. Urumva niyo mpamvu ngiye kumuvugaho. Arambwira ngo ashakanye n'umukobwa ari umurokore wa wundi wo hejuru. Ati ngeze mu rugo nsanga ni indaya ya indi mbwira ngo igitsina cyane nta muntu gikoraho. Ashaka ko basambana bakora nka bino bibira n'ibyita ngo ni sodomite mu cyongereza, ni bwabo buryo bw'abapagani byo mu kanwa na doko ku buryo imibiri dakora ibyo yaremewe. Harambwa ati Pamphile yarabimbwe bwamengira ngo ni cyane, atambwira tugo ntacyo tusavugana ubuzima bwacu bwose. Ati iminsi ishize kugeza ubwo babyaranye ariko mufashe ku ngufu, mugabo ahisemo gufata umugore ku ngufu. Marezuma cyangwa se erezoma havukamo umwana niko gahoza afite, ariko umugore yese agenda bindaya kubera ko yamubwiraga ko uburyo usanzwe Imana yaremye ntibushaka kumushimisha, ashaka ubundi butarubwo. Ariko mu rusengero ni marayika. Cyane natekereje ko insengero urimo uravuga atari insengero za Gikristo, ni ADPR ntago ari kure. Ntuze kugira ngo ni cace zino tuvuga ngo na amacari, no kuri ibyo nkubwira. Hari abantu wenda ndibuze no kuvuga kuri icyo, ntago abantu bose bari mu nsengero bakejejwe. None isi yabaye isi ngari, abantu bose bashaka kwitwa ko baba mu nzu y'Imana, ariko umuntu wahuye na Yesu akamuhindura wa wundi twavugaga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, agira uburyo abayemo. Buriya n'uwo muntu kugira ngo ahure n'uwo nguwo, reka tuze gutinda ku kintu, abantu bagende bige gucukumbura bamenye abantu bagiye kubana nabo, donc kugira ngo birinde utungurwa ku munota wa nyuma. Nibura ubanze waka amakuru ahagije ku muntu, nunagerayo ugasanga ubwo buzima yarabubayemo ukabyiyemeza ariko ubizi. Buryo wabanye n'umuntu umuzi ntabwo bigutungura. Merutse kujya mu iteraniro umuntu ashima Imana, haleluya, ndashima Imana ko yanyubakiye umugore. Atwibwiye ati giye rwose nari indaya, aho mu rusengero yarahagaranye n'umugabo. Ati nabaye indaya ya indi numvaga nabona n'umugabo bidashoboka kuba natunga umugabo, ariko umugabo bakamubwira ati ugiye gushaka uriya mugore w'indaya uzamushobora. Umugabo akavuga ati nashaka abe yararyamye ku musozi wose n'abantu bose gihe naramukunze. Rero ubwo nashaka kuvuga ngo nubwo bashimaga Imana bombi bahagararanye, bamaze kubyarana n'abana, bafite n'abuzukuru, kandi ari uko yamushatse, ariko aho aziye mu nzu y'Imana yarakijijwe. Marigre kuko yahuye na Yesu by'ukuri, ya mateka ya kera arashira. Peu importe ubuzima wanyuzemo, iyo uhuye na Yesu ubuzima uhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera birashira. Nkumva rero n'umugore wabyivugiraga avuga ubuzima yabagamo, nkavuga ngo iyo wari ubizi, ari nacyo dushobora kubwira abajene cyangwa se urubyiruko rurimo ruza, koko abantu banyuze mu buzima butandukanye. Ariko mbere yuko wiyangaje banza umenye ngo ninde tugiye kubana, yanyuze mu buhe buzima, eske ndi capable yo gushobora kuzihanganira ubwo buzima n'ayo mateka n'ibyo bintu byose. Naho isi yo iradushiranye pe. Mize ngira ibibazo bitatu kandi sinzi ko ndi bubyibuka byose ko bikubaza. Yego. Hanyuma mu masharama n'amapfu nakuzanye komeza koza kutwibutsa icyambere urukundo n'irari bitandukanira kuba nshobora kubona
Liliane nkahita ni umukobwa wawe ahuje no kwifuza ko umutima wanjye bihurira he no kumukunda kuko nacyo hari umuntu mugera mu rugo ukabona ameze nk'aguharurutswe kumbe yarameze nk'uguharaye cyangwa yaragukunze bitewe n'irari ry'umubiri hanyuma rimaze gushira hari araguharurukwa kuko uyu munsi kubwira abasore n'abakobwa bari kurambagiza ngo nibabanze bakore tide ntabwo bikunda ko bameze nk'abasazi no kumubwira ikibi ku musheri we ntabwo abashaka kubyumva rero mu mwanya kujya gucukumbura ngo nagenda agiye kumenya hirya no hino tafata aha murashaka kubwica na makuru kugira ngo budapfa nako bupfe n'ibindi biraho simbizi urwo rukundo uri kutubwira abantu bagomba kugira kugira ngo bashake gutyo ushaka ko urukundo utangwa n'Imana gusa atari urukundo nyambona mu basore n'abakobwa kabiri abantu ko benshi bakubwira ko ingo zabo Imana interveniyemo ikaba ari ibaroha muri izo ngo zimeze gutya turaza kugira inama gute abantu ku kijyanye n'ubuhanuzi kuko hari igihe Imana igutera ubwoba so uri kuvuga gutyo mba mbizi neza ko umuntu yumva icyo mvuze ukajya ku gitutu cy'abahanuzi hari n'uwo nzi babwiye ko ataba pastor bashaka kumuha pastor kungira umupastor ariko musaka abanza agashaka umugore urumva ibyo bintu bitabyihuta sina ngombwa ko umukunda n'ubundi ibintu byose bizikora niba urwo rukundo rushyira rugashibuka nawe rumera simbizi mpereye kuri icyo urwo rukundo tubwira umuntu agomba kujya gukora etide nurwo mu bitabo ariko oya urukundo ruba guteze urwo kunze mama Sharu urumva iyo rubona mukunze ariko nawe mfite akabazo jeri ngiye kwivuga namaye ndebye ukuntu ari inzobe ari gatoya turi nete ariko pe nari nashize mutima wari wagiye pe ariko ngira ngo ndabani ndabizi neza Satani aranyanga ejo nigeze mbona n'umuntu hambye ati usenge cyane nabonye ifoto yawe kuzimu ndamwira niyo nimwe wabonye Satani zuko usugusigo warantinyutse Sata ufite ifoto yanjye imwe numva yakaba afite amafoto yanjye menshi ashoboka n'ama video ntafite n'ifoto gusa namwe ntigende kigukanga Satani nashaka ifoto yanjye je kuri YouTube arayibona ntabwo ari ngombwa ko ngiye wajya kumanura ngo amafoto yanjye ari kuzimu ahubwo bayadahari nakumva mfite ikibazo koko niba ntabangamiye Satani ku buryo afata umwanya wo kunyigaho cyaba ari ikibazo ndavuga nti rero nyuma ko ahubwo akabanza njye kureba iwabo cyambere menye ko iriya nzobe atari nshishurana ndabanza njya kureba iwabo nsanga iriya nzobe ni iwabo kabiri natinyaga ko yaba adafite iwabo koko ari babazi mu birwa basirikira hano ko tujya tukora ibiganiro n'umuntu akavuga ati twahuye n'umuntu hano ku kabari turakundana tugiye nsanga n'igini izina rya Yesu izi ziri hano ziba ziteye ubwoba nsanga icyo bikora ibyo nifuzaga ndabibona mbona ko ari umuntu ufite ahavuka ufite abavukana nabo umutima wanjye uratuza ariko etide nanjye nayikoze ariko uyu munsi urebye ubuzima abantu ari gucamo mu nzu y'Imana ubanza urebe ngo natekereza ADPR ya mbere y'imyaka nka 20 tambutse ubanza nacyo gihe washakiye urimo atekereza ko ibyo bintu by'icyo gihe ari byo by'uyu munsi none se wabaye mu kidakona igihe kinini uzi iyo mufahamagaye umuntu ngo mukamubaza ngo ni Imana yavuze uzaganire n'abasore benshi bazakubwira ko bira bintu mwe muri abakozi ba Satani kuko mutemera Imana yego mutumva ko Imana rero yavuga ibintu bikaba nyamara mwebwe mukaba muhagaze mu mwanya mwiza w'Imana wo gukumira ikibi kuko muzi neza ko Satani yinjira muri icyo kintu akabeshya abantu mu izina ry'Imana yetide ngewe ntabwo ndi kubyumva icyo kintu cyitwa urukundo n'irari Okay, nge ntekereza ko irari niriba rigamije kuba waryamana n'umuntu ariko urukundo iyo ukunda umuntu nuba wumva wifuriza ibyiza wifuza ko ari wa muntu wazaza mukabana kandi mukabana neza mukazagira urugo rwiza noneho rero uwo muntu wakunze mu rwego rwo kumva wamuzana mu rugo akaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe urwo rukundo rugutera kumva ukeneye kubanza kumenya mu by'ukuri nindi ntabwo ndi kubifata abenshi nyine ikibazo nuko bataza agaciro k'urugo
basigaye bumva nyine ari ibintu byaza byakwanga mu gatandukana, ariko babitekereje muri ya kadire yo kumva ari umuntu w'ubuzima bwose, n'ayo makuru wagiye gushaka babanza bakayashaka. Agera iwabo, ni muntu ki, yarakejejwe, ese arasenga, ese bya bindi byose nyine, cyangwa na za kritere zose z'umugore mwiza. Njye numva iyo etide ari ngombwa n'ukuri, kuko ndi gutinya iryo tungurwa, handi umuntu atungurwa agakubitana n'umuntu ati ntabwo bibaho. Akenshi biba byarabaye imwe bita ngo ni coup de foudre, twahuriye ahantu yabaye yambariye umugeni nanjye nambariye umusore duhita tuvugana, hari abahita bahana nimero hariya kandi mu mezi bananaga ikirabo ngo n'igifunguzo gisamye, uwo bagisamye ati ubundi bite byawe ufite gahunda, ati ndayifite duhurire hehe. ubukwe bukaba warabaye nabwo. Harimo umuntu wamaye buhamya rwose ku kuntu yahuriye n'umuntu ahantu muri event, avuga ati wow ni wowe runaka, ati aho nyine kuri stage, ahita amubaza can you marry me, umukobwa ahita amubwira ati yes, ati wakwemera kunshaka, umukobwa ati yego, ati ma contact zawe, umwe ari kuri stage, undi amutambutseho, hari gahunda bari barimo, ahita amuha telefone, nuko nguko baje kubana, namubwira turamenye, ntuzavuge ko ariho tugikundana, ariho tumenyana, barabana kubw'amahirwe. Byaciyemo biremera, iyo mbirebye mbona byaraje kwemera, ariko ibibazo umuntu ubonye can you marry me, just muhuriye ahantu murabonanye, ni ibintu biteye ubwoba. Nuko ujya dusenga hejuru y'ibi byose twibaza, tuzajya dusengera urubyiruko rwacu, dusengera abana bacu, ariko habeho n'umwanya wo kubigisha pe, tubabwire iyo mitego yose, nk'ibyo byose urimo kumbwira, tubabwire n'iyo mitego yose hari, kugira ngo batazahura nayo no mu minsi iza, kuko ndumva ibihe byabaye bibi. Kubera ntago maze imyaka myinshi muri ibi bintu by'ibiganiro, ndashimira Imana binzanyemo, ariko maze kubihuramo n'ibintu ntatekereza ko bibaho mwese. Kuri umuntu akubwira kuba kungana na 0.% y'ukuri aguhisha. Yego. Iyo reka mbikubwire gutya, Yego. njya nganira n'abahanuzi kandi nagiye ngana nabo benshi, kuri kamera avuga Imana ukumva neza Imana arimutse isigaye tuye muri we n'intebe y'Imana neza ukurikije uko ayivuga. Wafunga kamera mukaganira ugasanga ntigeze akizwa, cyangwa se yarakijijwe, agira deception. None reka mvuge ngo imeze nk'ahitewe n'Imana, mbese Imana isa nk'imutenguha, ariko mu by'ukuri Imana ntitenguha, ahubwo atengushywe n'ibyo we yiringiye, kuko hari ukuntu Imana ivuga ikintu ukumva ikindi. Nkunda kwikundira barakora bavanga Imana ivuga rimwe nkumva kabiri, haze kubwo mushatse kuvuga iki, ugasanga agahinda afite rikanamwemerera gusenga, dawe uri mu ijuru ntikayimukundira. Ariko iyo ahanura cyangwa iyo abwiriza, iyo atanga ubuhamya bw'Imana yakoze ku buzima bwe, bitanibaza ko ukuri kw'abantu kubaho. Umuntu araza agataka urugo rwe, akaruvuga urwo rw'umugisha, okay, ikiganiro kikarangira, mukaza none mukazaganira inyuma ya kamera. Bimaze kuntera ubwoba ku buryo ibintu biba mu ngo nabyo burya karahoze no wumva ndi kuvugana n'aba muntu, ntabwo abantu bazi ukuri kwiba mu mitima y'abantu. Tubibona bigenda, ushaka kwinjira iwacu nkuvugana n'urugo rwacu ni paradiso. Narukubwira ukuntu Imana yampaye umugore, ariko waza tukabana kabiri gatatu, ugahita ubona ko nibere kuzimu, ahubwo ukibaza ibyo mvuga mbivanahe. Ibi bintera kongera gutekereza nkavuga ngo birashoboka ko Imana yabwira umukobwa witwa runaka ngo nagwe mu cyaha cy'ubusambanyi na Pamfili, wa Pamfili sakarere Kristo ntuza na Hamudanira, dushaka izina ry'Isilamu turituraho, kugira ngo yagerayo muri urwo rugo, Imana akabwira ati ninjya kuzanye hano kugira ngo nzana agakiza muri umuryango w'Isilamu. Ibyo bintu bihura bite n'ukuri kw'ijambo ry'Imana? Njye ntekereza ko Imana hari igihe bayibeshyera, kuvuga ngo ni njye wakuzanye hano, uragwa kugira ngo uzazane. Waguye rwose, waguye mu cyaha cy'ubusambanyi,
bazi ariko bibiliya ntabwo birivuga ko Imana itajya yoshya abantu gukora ibyaha n'ukuri. Imana barayibeshyera, ahubwo abo bantu bose bakubwira ngo ni Imana yavuganye nabo uzababwire ko bayibeshyera. None Imana ntabwo babyemera, aguha ibihamya kandi akanarakara kenshi ahita avuga cyane bamuceceke. Ntabwo Imana yakoshya umuntu ngo nagenda ajye gusambana kugira ngo ikore umurimo wayo, yagira ubundi buryo yabikoramo ariko ntabwo yabikora. Aha, reka twe kubifata ko wasambanye. Hanyuma noneho ndaguteruye. Yego. Wari umurokore ariko ngewe ndi umuyisilamu. Cyangwa se iyo tuvuze abapagani mu Rwanda mu by'ukuri biragora. Ariko mu by'ukuri burya mu Rwanda tugira idini rya gipagani rihari risanzwe. Risenga abazimu gutyo. Iryo rero kuribwira abantu ntabwo babyumva ko bamwice batarizi ko rihari ariko rirahari. Reka twivugire iryo ry'abayisilamu. Abayisilamu ntibemera Yesu, ntibazana kubeshya. Yesu na Isa ntabwo ari umwe. Yego. Twivugire ngiye none ndagufashe ku ngufu. Ndakujyanye ariko ndi umuyisilamu. Urahageze cyangwa se twanumvikanye ndanagutera ariko ufite ukuntu hageze ariko urumva ntabwo biri ubwera. Hateye kabiri gatatu ukinjira mu cyumba cy'amasengesho witeka tumva mvugana nawe mwana wanjye. Muri harani njya koherejeyo. Wihanganira imibabaro uzacamo n'ibiki nuko ngo uzazana agakiza muri ruraro. Iyo nzira igira kora ku gakiza ko nishatse kuva mu itangira nkayizo myaje nkayibura yavumbutse ite mu Rwanda. Wenda nkiraho hari ikintu kijya gitangaza, wenda kumva nk'umuntu w'umukristo arimo arateretana n'umwisilamu nubwo ataramwemera ariko bafite ukuntu ngo bajya babivuganaho. Yego. Nyine aho niho ubwaho hateye ikibazo. Donc mwahuriye he kugeza aho mutangira kuvugana ko mushobora kubana? Umuntu utemera Yesu, wowe uri umukristo, donc ibiganiro bituruka he? Rero nk'umuntu anganirije gutyo nabanza kumenya ubundi mbere yuko amuterura bahuriraga ku biki. Akenshi baba basangira baseka. Ibya Yesu we yaramaze kubica amazi. Niyo mpamvu no kumuterura bimworohera, n'ibyo biganiro nabyo bikamworohera. Rero yabona agezeyo nyine akaba ariho atangira kuvuga ati mwana wanjye kugira ngo yihumurize. Ako mu by'ukuri ibyo bintu byamubayeho ugiye kureba ugasanga yarabigizemo uruhare. Ahubwo abantu nibige guhunga pe. Hari filime duherutse kwereka abajenire ya Yosefu, tubereka ngo iga guhunga. Nibishoboka ahantu ubona wahurira n'ibibazo hunga, kuramo ikirenge wirukanka, kuko uwo muntu ntagaza muri kaburimbo ngo aze kumufatirayo. Batangira musura, umwe ngo ndi umukristo giye mfite Yesu, undi nawe ati nanjye mfite amahame yanjye, kugeza ubwo azanamufata. Ariko uko kumufata nawe akaba yarabigizemo uruhare. Abantu nibahunge bamenye identite yabo ariko bamenye no guhunga n'ukuri. None se ubwo wavuga ko bahuriye hehe? Ibyi kuvuga ngo Imana ngo ndi Imana ndavuze nasanze abantu bihimbira ibyo bashaka. Nduwiteka Imana yawe ndagushyigikiye tumaze kuyimenyera. Uwo muntu asigaye hanura mureba gutya mu maso. Hanura nkanuye mureba mu maso ntago mpumiriza, banze ndebe ibyo wikora numva ibyo uvuga bihuze n'ijambo ry'Imana. Uransekeje nanjye kukubwira agahinda ngize noneho utumye gahuka. Mu gihe kiri imbere mbona ko bizageraho abantu bazanga Imana by'umwihariko bakanga ubuhanuzi, kubera ko ibintu biri gukorwa mu izina ry'ubuhanuzi biteye ubwoba kandi bigira imbaraga ku buryo biyobora ubuzima bw'umuntu wese wabyinjiyemo. Hari umudamu umwe usibye ko Imana ambwiye ko bataziranye, we n'Imana ntibaziranye. Imana imuzi nk'umuntu yaremye ariko ntimuzi nk'umukozi wayo, nicyo nshatse kuvuga. Yego. Ngiye kumukoresha ikiganiro, icyo kiganiro kibona kuri Beora abantu barabizi. Abayeho mu buzima bwo kugaragariza abantu uburyo Imana imukoresha ibitangaza, kubure yifatiye abantu pe ajya mu ijuru agira guti. Amaze gukuramo inda 25. Yewe. Ushaka kuba naramwumvisha ku YouTube henshi karatambuka cyane. Ariko Imana namira ngo vi Kigali ugende ujye mu Bugarama, ndashaka kujya kuvugana n'umudamu. Ntabwo numvaga arumva ari Imana numa nkagira ngo nivuga utumwe risanzwe. Kumbi twaraganiriye tuganira ibintu atigeze aganira n'undi muntu wari wese. Nsanga nta juru igeze ajyamo, mararezuma ajya hano wita mu ijuru ariko mu by'ukuri ni kuzimu. Kabiri, nta na rimwe Imana igeze uvugana nawe
n'izo nda zose 25 zivamo abitsindira Imana ndetse no tumwe avuga ko yagiye mu ijoro gasangayo abo bana bose burya ntago baba bapfuye na yashingiye Imana abana 25 ikintu cyaje kuntera ubwoba rero naramubajije ntibyagenze gute arambwira ati iyi nkindangi namubajije numvishe umwuka mbaza ngo mubaze ukuntu inda ze zivamo arambwira ati indi njya kubona nkabona nk'ikiyoka kinini ntazi ukuntu kingana nta nagusobanurira kirinjiye gikubise amenyo yacyo kunda kigata gikuramo umwana kigata kimwirukankana nkakirukankana twagera hirya kikansiga ubwo mbyaka inda yavuyemo ubundi hari umukobwa w'ikidayimoni ufite inzara ntakubwira nyine amushushanye mu dayimoni uza mu ishusho y'umukobwa antera inzara kunda indi kabira agahita tkuramo umwana akamwirukankana nkamwirukankana ngakanguka ntaramufata ubwo nkanguka n'ivuyemo inda 25 zose nuko zavuyemo hamwana n'umwe agera habe inda 25 kandi nyinshi zivamo bamubaze bagize gute ni wa muntu ateye agahinda hanyuma ndamubaza nti none se ugushingira ijuru gute uwo mudayimoni iyo nzoka ni dayimoni ati yego no mukobwa nawe dayimoni ati yego hanyuma dayimoni akorera Imana gute harambwa ati ibyo byihora ibintu by'Imana aha byumvwa n'abanyamwuka okay mpita minde ku munyamubiri ndamuyobera ambwira ikindi kintu urugo rwe rujya gutangira yarishingiye tewe yarafite umusore bagiye kubana nago bagiye kumushingira nabwo byo kumuterura ahita yibona undi mu isoko ahita ajyana n'uwo mu isoko amuhungisha uwa mbere bwaraciye mu gitondo umuhanuzi 11 barageze ku muryango avuga ati Uwiteka aravuze ngo mwana wanjye uri n'urwo rugo nakubwiraga nzago mpita nibaza ko abantu bubakiye ingo ku bintu by'ibinyoma ariko mu izina ry'Imana amaherezo azaba yayo bose ntabwo urwo rwaba urugo rw'Imana hari ibintu wumva ukumva si iby'Imana pe bafite uziga kumenya ibintu by'Imana ese ubwo ibyo urumva ari iby'Imana ariko batubwira ko ari iby'Imana ibyo batubwira byose so tuzabifata tubigira iby'Imana ahubwo dukeneye ubwenge ubwo se yaba Imana gute reka Imana barayibeshyera n'umuntu wese tukurikiye ikintu agitekerezeho by'umwihariko twashaka kuvuga cyane ko kurambagiza kurambagiza ko se kugaragara muri Bibiliya ntabwo Imana igeze yemera bisere gushyingirana n'abanyamahanga yego uyu munsi hari ikintu cya okiminizme kiri kugenda kibo cyo gushyingirana hagati y'amadini n'andi ariko mutandukanyije kwizera rwose yego nk'urugero nimwe mw'iwanyu mutanywa inzoga kandi twe tuzinywa mu by'ukuri nta rugo tuzajya mu ijuru rimwe ni Imana dukorera ntekeza ko atari imwe kuko Imana ikwemerera ibikabibuza uyu ikabyandika kuko ibi tuvuze ni bitandukanye n'ibintu byo mu buhanuzi Imana ishaka kuza mu buhanuzi ikakubuza ikintu ariko icyo kintu mu by'ukuri si icyaha ni ibwirize guhaye ku mpamvu z'umuhamagaro runaka uri special ariko ibintu biri rusange muri Bibiliya ntiyemera ko abantu banywa inzoga yego ntabwo ibyemera ariko amadini kwanywa inzoga nahoze ndeba ikiganiro cy'abakobwa n'abadamu b'Abayisilamu bavuze ngo abakristo ni indushyi abadamu b'abakristo muri indushyi ahubwo ndaje nkubaze nawe hakumpere no ku mugore wanjye muze kumbwira akose ko numvisha nanjye bindeba barandayisubiza gute arabo bati ntabwo ubundi umugabo umugore umwe yamunyura ntabwo bishoboka ati nibuze umugabo wanyuma yakaba afite babiri ariko ubundi akwiye kugira bane barabatondeka uw'inzobe n'uw'igikara ubyibushye n'unanutse ubwo babaye bane bati rero imitima barokore iba yenda guturika buriya ntabwo umugabo arema nyina ari ntashobora kwihanganira umugore umwe ntabwo byashoboka nuko Imana turema ariko maze no kubona bitangiye kuba kuko bisa nkaho biri kwigenda by'expose biragoye ko umuntu atereta umuntu umwe hari abantu basigaye baguha invitation wari uzi ko ariwe mugiye kubana ntabwo urabyumva bakaguha invitation nk'ubu nkaba ndi kugutereta ariko ndi gutereta n'uyu mugore hano inyuma hanyuma ejo bundi akazatungurwa wowe uri kwitegura ubukwe na Pamphile ugashiduka naguha invitation yanjye na Liliane naje kubaza umuntu umwe n'umudamu n'umuhanuzi ukomeye byabayeho ndamubaza ni kuki byakubayeho ngo umugabo bari baramubwiye ko nta wamenye umukobwa umwe ashaka kukwanga teganya babiri cyari mwe nakwanga ntuzagira ikibazo uhita ukomezanya n'undi ikintu cyo guteneka ko kimaze kuba umuco
mu rubyiruko nta ngaruka bigira ku ngo gutendeka ukaba uri kwemera abantu nka babiri aho ya babiri ntago waba utendeka nka batatu aba wihangana bane cyangwa batanu ariko hari umwana twigeze kubana yabaga arimo apanga umwe n'umwe ubukwe bari kuvugana amatariki ariko arimo ahamagara n'undi nawe bari gupanga kwerekana ariko nkamubwira nti nta juru wabona ni ubupagani nyine byose bijyana na hahandi nyine ndimo ndakomeza gutsindagira kuri revo y'agakiza n'ahantu umuntu yahuriye na Yesu ntabwo umuntu wahuye na Yesu ashobora kwemerera abahungu babiri batatu icyarimwe ngo umwe amubwire ngo kuri 17 undi amubwire kuri 2 ngo bose ngo arimo arabijyanana ngo arebe bizakunda kuko biravuga ngo yego yanyu ibe yego nawe yanyu ibe oya umva rero niba ufite indimi zirenze ebyiri haba ku muhungu cyangwa ku mukobwa nta bugingo umuntu aba afite pe nge nemera ko hari igihe bose baba bakiri ku murongo nta n'umwe uremerera yego bose mukirimo kwigana ibyo byo birashoboka ariko iyo bigeze ku rwego mvuga ngo noneho wenda kwemereye bivuga ko abandi bose mbahakanira nkababwira ngo noneho namaze gufata umwanzuro nguyu umuntu turi kumwe turimo kugendana ngo rero kuba nakwemerera ngo yego ndeme nagera hano harankeme bira n'ubupagani n'ukuri nge mbyita ko umuntu aba atarahuye na Yesu ariko wahuye na Yesu wagombye kumenya kuvuga yego nawe yego yanyibe yego nawe yibe oya nyine nuko nguko bimeze na ibyo by'abisilamu se nta nabwo twakwirirwa tunabyibazaho isi ifite ukuri kwayo yihariye nene kuko ari uko nguko bakuze nuko nguko hari aho nigeze kuba muri West Africa umugabo akavuga ati reka ati nyuma y'imyaka 5 umugore wamaze kumurambirwa donc après 5 araronuvera nyuma y'imyaka 5 wa undi si bamushyira uwo nguwo ufite ni ugushakira undi uwo utunze ni ugushakira wakajya kurambagiza undi utazamutesa ni ukuvuga ngo haramutse haje wa undi wameze amababa yakuzonga ibyiza nuko wowe madamu ari ujya kurambagiza umwana witonda uzanira umugabo wawe kuko nyuma y'imyaka 5 urahaguma nyine bakaguha icyumba cyawe hariya cyangwa inzu uri nkuko kuno umuntu agura intebe yari afite n'izindi yego zimwe bakavuga ngo nyuma y'imyaka 5 nyine ngo aba donc umudamu aba yavuye ku murongo hakeneye kuza undi mushyashya ariko ibyo ni umuco wabo wa gipagani ariko mu nzu y'Imana njye mbona abagabo banyuzwe kandi tukabana tukanasazana n'ubuzima bukagenda neza kubera Yesu uri muri twebwe kuko bajya bavuga ngo Yesu ni iriba rimara inyota iyo yaje rero akumara iyo nyota akaguha kunyurwa n'urugo ufite haba kuri umugore haba no ku mugabo ubw'iyo nyota itarashira nyine nawe uba ufite ikibazo cyo mu bugingo ukeneye gusengerwa cyangwa nawe utarigeze uhura na Yesu dufite ikibazo cyo kugumirwa gikomeye mu matorero cyane cyane y'abanyamwuka ariko ukareba ugasanga bifitemo impamvu ebyiri zikomeye hari impamvu z'uko hari abantu baba batarabona abo bashaka mu by'ukuri kwa ngo mbone umusheri bigenda gute kuko hari igihe wenda umuhungu aba arasete nka wangu nshaka umukobwa ureshya gutya usa gutya ufite amafaranga na gutya wenda ngana na yanjye cyangwa ruta yanjye umukobwa nakabisetinga gutyo kugeza ubwo bari gusaza batabonye abagabo cyangwa atabonye abagore hari n'ababikora ngo Imana yambujije kuyobora izanshakira ibyo byo mahiriza zaba yahe wenda icyo navuga ntago abagumirwa ari mu matorero gusa y'umwuka ahubwo n'undi mubare w'abagore ni mwinshi kuruta umubare w'abagabo kurikije n'amastatistike ariko nkagendera muri Bibiliya ko nyine buri kigore cyose kizagira ikigabo cyacyo je niko mbitekereza noneho ubwo nari nkuyeho icyo ngicyo cyuko atari ikibazo cyo kuba abantu bari mu mwuka ariko harimo n'abantu baba barigishijwe nabi Pamfi yabona n'abantu baza bambwira ko bamukunda nyine ntabereke ko bitayeho byo kubenga cyane nyine ngo ugahora iteka utegereje ibintu by'ibitangaza bizava ahantu mu kirere ahantu gutyo njya numva n'abantu baba bakwiye kwigishwa gusa niba umuntu akijijwe ukaba wamukunze nawe yakweretse ko agukunda bigaragara ko mushobora gufatanya mu kubaka urugo cyemba numva ibintu by'amakritere yayandi ahanitse bajyane baharya ngo ni prince ngo Anaremanye Chateau Anaremanye nyine kwa kuntu umuntu aba yumva ari n'ukuntu nawe ubwawe
mfate ngo ikise hari urwego nshobora kuba ndiho iteka nkajya nifuza ndimo ndareba abantu bo mu rwego rwo kwa minisitiri kandi koko nanjye urwo rwego atari rwo ndiho nabyo biri mu bintu bijya bituma abantu bagumirwa reka da ngo ujye se ngo uyu nguyu namushaka ngiye se uyu nguyu namwemera nyine ugahora iteka wisumbukuruza abo ushaka bakaba batagushaka nawe abagushaka ukaba utabashaka rero njye nishyiramo ko nta muntu ubura umuntu umukunda ku ruhande rwanjye njye niko njya mbyishyira muri rero nkumva umuntu yanyeretse ko nkunda akaba akijijwe nkambona nta mpamvu rwose ikomeye imbuza guhuza nawe twaganira tukareba niba byakwemera. abategereje Imana abategereje n'igihe Imana ivuga bakanga gihe hari uwigeze kumbwira ngo namaze kubimenya ko ari Imana ngo ariko nishaka inyice ngo ntabwo turi bubane ati ibintu byose namaze kubibona ko ari iyo nyine atari ko nishaka inyice uriya simukunda finaruma baje kubana kandi bafite urugo rwiza wenda ibyo n'ibyo mvuga no gutera imigere wenda tugana ku musozo hari ikintu kiriho cyamye kinabaho mu minsi itambutse akugire kigira izindi mbaraga gushakana n'abantu mu myaka itandukanye yego ugasanga umuntu ashatse umuntu ushaka kumurusha imyaka hejuru ya 20 ku mpamvu akenshi zo gukurikira ubwo butunzi cyangwa ngo Imana yavuze ibyo bintu cyo kumvira Imana ku buryo mu myaka yanjye njya gushakana n'umukecuru wacuze kubera umugambi w'Imana ngo Imana yazabikora nko kwa Sara n'ibindi bisa gutyo ibi bintu nabyo kandi impamvu nyikubajije impungenge mfite nuko benshi byagiye bifairinga kandi ubukwe bwabaye bunashyushye ko twabona imodoka nyinshi nk'Imana bivuze ariko inyuma bamara kubana kabiri gatatu bikananirana kuko n'ibitekerezo cya mbere babitandukanye umuntu w'imyaka 50 atandukanyije ibitekerezo n'umwana w'imyaka 25 cyangwa se 30 ku buryo ushiduka izango uyu munsi nagiye guteretana umukobwa ngana n'imyaka yanjye kuko we nubwo uri mukecuru nyine uri umugore wanjye mu rugo by'amategeko ariko ntago mu myaka dufitinga iki kintu cyo Kristo akwiye kukitwaramo gute? Okay, nk'umuntu uba mu itorero ry'umwuka reka ne kuvuga ngo iteka rya burundu ko Imana idashobora kukubwira ngo ushaka umuntu kuruta hari igihe bishoboka iyo ni ka exceptionnel ubwo nanze guca iteka rya burundu nk'umuntu uba mu nzu y'Imana ujya wumva aho Imana ivuga kenshi Imana ikaba yanagushakira urwenda mu buryo butandukanye nuko wabitekerezaga ariko icyemeza ko ari Imana nuko babizasoza neza nyine ukabona ko wagendanye n'Imana ariko mu bundi buzima busanzwe numva ushakana n'umuntu ukuruta cyane ntabigiraho umuntu inama kubera ko uko umuntu agenda akura ari umubiri urahinduka ari ibyifuzo bigahinduka ari imitekerereze igahinduka mu gihe umwe atangiye kubyina umwe abatangiye kuryama mu gihe umwe kurya bimaze kumunanira undi niho abagishaka kurya mu gihe umwe ashaka gusohoka bamufashe ku kaboko undi abamaze kwisazira atagikeneye umufata akaboko ku buryo biragoye kuba ibyo bintu wabiha amahirwe tonko byazakunda hari nimugoro umuntu twaze tugana akavuga ati byibuza ati nibura umugabo yagombye kuba arusha umugore nk'imyaka 5 abana baramubaza bati kubera iki imyaka 5 akavuga ati nibura umuntu urusha imyaka 5 musa nkaho mwenda kungana 5 6 7 hari ukuntu mwumva mwenda nko kungana ariko iyo bitangiye kuzamuka urimo wipangira ibintu bizakugora mu minsi izaza kuko urugo si urw'uyu munsi gusa ahubwo ni n'urugo ruzaza no mu gihe kizaza ku buryo rero uko mugenda mukereya ahantu twabaga ari umusaza wari ukuze ufite imyaka nka 80 bamushyingira umwana w'umukobwa w'imyaka nka 30 noneho nuwo kumumara imbeho nyine abantu bakibaza batamahana arabaye 80 na 30 bimeze bita umukobwa nawe kuko abona ari umusaza ufite umutungo nyine umusaza azagenda akabisigaramo akemera kugenda akukibaza ngo niki akora ndi mubwira ko uzagenda mbere
nyine umuntu umaze 80 uribwira ko nyine benshi baraproject nyamara uzanamusiga nyine benshi baraproject akavuga ati ibi byose arimo aragenda nituma nidusezerana ivangamutungo ibyo yarashatse byose n'injyo zabisigaza ariko ukajya usanga wagira ngo ni nk'umugaragu ni nk'umuja muri urwo rugo n'umwana nawe ugikeneye kurerwa savuga ngo ikiyaganira ate nta wabimenya mu by'ukuri no mu bintu byo kurambagizwa n'ibyo bintu umuntu yabikora kera najyaga numva ntashaka umuntu nduta cyane ko numvaga ntifuza umuntu wazandagira nk'intama donke uzajya ugufata nk'umwana erega n'ibyo iyo ugeze mu rugo ufata nk'umwana kandi nibyo regara kuruta nyine nk'uruhinja kumva ngo yagiye ukumva ngo yaguze ukumva ngo hari ibyo yakoze donke ukumva nta ruhare rwawe rugaragara aho ngaho nk'umuntu waje muri urwo rugo rero bigenze neza umuntu yajya areba n'iyo ekari y'imyaka kugira ngo ategure ejo hazaza kuko urugo si urw'ubu gusa aho gutekereza no mu minsi izaza uko bizaba bimeze. Urakoze cyane nifuza ko ubutatwazaganira no kubona bamaze kugera mu rugo mu ntambara zaho za mbere ko sinzi unigeze no bavuga ngo urugo n'iryo shuri umuntu yigaga diplome mbere yuko yiga kuko ngo Imana asanze uramutse uzakorera diplome ntayo wabona ngo nta wayibona Imana iduha diplome imbere ngo reza certificate badatwasezeranye n'ibindi kuko urugo rurimo ibintu byinshi ariko kandi ubona ko ibi biba mu ngo igice cyabyo kinini cyane cyaba cyarapfiriye muri fiançailles igihe yagenze nabi tubonye ko nta mukristo ukwiye kurambagiza mu bapagani. Yego. Ibyo mumenye ko niko bibiri bivuga. Paulo abwiye abakorinto ba mbere 7 babwira ko umucyo n'umwijima ntacyo bipfana. Yego. Ahera mu gice cya 6 ushaka kumva iyo nkuru neza. Aravuga ngo ntabwo dukwiye gushakana n'abanyabyaha cyangwa se abapagani. Yikaba kriteriya ya mbere. Ariko kandi aho igihe kigeze uyu munsi abantu bakwiye kwigana. Yego. Mfana barakore ko benshi bakunda kubaho mu bujiji kandi Imana navuze imaze kuri madame namango mwimenyereze biri mwisi. Yego. Ukumva ibyo byo kujya kwanariza uburyo bw'umuhungu n'umukobwa uko abayeho n'ibye wabo ukumva ntibikureba. Ariko ko tugira hari ijambo Yohana yavuze barimo mubajije niba nta jaroza afite abonye Yesu ariko mu bantu mustari kuko abantu tuteye kwacu baramubwiye ati Yohana ko twatumenyereye. Yego. None akaba haje umugabo witwa Yesu hariya ari kugutwara abantu dore n'abarabigishwa be barangiye ahita babwira ngo umuranga iyo abona umugeni asanga umukwe biramunezeza. Yego. Bisa nkaho Yohana ari umuranga kuri Kristo. Yego. Nkuko umwuka ari umuranga ku mugeni wa Kristo uyu munsi ariko mu gihe cyanya hari na mbere yaho mwagiraga abaranga. Uyu munsi nibyo byasimbiye pase cyangwa turagumana umwuka wera turangire ku Kristo turangire n'abagore n'abagabo. Umwuka wera numva ari wabikora neza kuko hari n'igihe umuntu akurangira umuntu kuko akeneye ko ashaka akaba muzi ko ari mubi akavuga ati nubwo ari mubi rwose yaba Imana yaturengeraga akabona umugore akamukurangira kandi abizi ko yananiranye pe uzi uko bibaho. Ubundi umuranga mwiza yagombye kubahuza abantu beza akavuga ati nyamara harana habonye umukobwa mwiza nawe uzagerageza ugende wirebere ariko muri iki gihe harimo n'umuranga azi ko arwaye azi ko yananiranye ariko akavuga ati nitugira amahirwe azashaka. Ubwo rero Kristo niwe waba umuranga mwiza kandi nemera ko umwuka wera akora akazi ke neza ku muntu wamwakiriye ngo nimujya guca hano ngo nimujya kuyoba ngo azajya babwira ngo ngiyi nzira ikwiriye kunyuramo. Je nemera ko umuntu wahuye na Yesu agera n'umwuka wera umuyobora kajya mwereka inzira y'ukuri akwiriye gucamo. Numva twakwemerera umwuka wera agakomeza akazi ke kandi yajya avuga tukamwumvira kuko waho tujyana abahizeye kandi yizeye ko ariho tuzagubwa neza. Ariko uzi ko hari umuntu udukurikiye atarumva umwuka wera avuga kubyo bintu rero ahita yumva ari ibipindi biri aho zabanza tumujyane ku gice tumubatize. Hari igihe wumva rwose aho ibintu biri kugenda bigera abantu bari kwibwira ko bakijijwe ko bakoze imihango yose y'amadini yashyizeho ariko ntibigeze bahura na Yesu. Twabivuzeho mu kiganiro niba nta munsi uhari ushaka kuvuga ngo uyu munsi ntabwo ubugingo bwanjye bwakwiyogeka kugahuye na Yesu niba utarawugira
ukwiye kujya ku gice. Twebwe iyo tuvuze kujya ku gice abantu benshi n'ubyo tuvuze ni inyigisho z'ubukristo za mbere zibanze, ukwiye kujya kuzijyaho ukiga, yego, hanyuma ugakura. Nagira ngo ngushimire kandi ngusabe munadusoreze musenga, by'umwihariko musengera urubyiruko ruri mu kurambagiza. Nicyo gihe nabonye kibaho kigora ubuzima bw'umukristo, by'umwihariko umunyamwuka. Ni cya gihe nyine nzakubona nakubona kuko ndi mu myaka yo kurambagiza, hahita ngukunda nkarara nkurota nkibwira ko Imana ivuze. Ni cya gihe abahanuzi, ndi umwe mu bantu iyo ngeze ku bintu by'abahanuzi simbizi, ngewe mbizi neza ko ndiwe, ariko ndi umuntu utemera ubuhanuzi ku rwego ruhambaye. Umuhanuzi yigeze ampanurira, sinari muzi, ntiyaranzi, bwari ubwa mbere duhuye, tunahuriye ahantu twese twagiye mu ivugabutumwa. Ampanurira ubukwe n'umukobwa, aramuvuga, avuga n'itariki n'iki, kandi umukobwa nari muzi, yari inshuti yanjye bikomeye. Abantu bari aho bati tegura ubukwe, turagenda turabutegura n'umukobwa ireka bitangaza, turabutegura, ntabwo njya mbyibagira. Yego, namukunda bya bindi byo gusara. Igihe kimwe ndi gusenga, marayika araza ampagara ruhande, nari mfuka imbere y'igitanda ndi gusenga, ahita ampagara ruhande, ambwira amagambo yuko ngo Uwiteka tubatse ni Zaburi, Uwiteka tubatse abubatsi baruhira ubusa, atarinze abarinzi baruhira ubusa. Mpita mbona urwego rwa tekinoloji ruriho ruhambaye, ariko ngo uburyo Uwiteka atarinze, niyo waba ufite kamera mu nzu, niyo waba ufite abasekiriti ibihumbi n'ibihumbi, urupfu ntago barurinda. Arambwira ngo Uwiteka atakubakiye, keya zose utanga zapfuza. Nuko marayika yambwiye, ahagaze uruhande, ntago nari nsinziriye. Hari igihe wenda tubwira ibintu abantu bakumva ni ibintu bitabaho, ariko ni ibintu n'ubuhamya bwanjye Pamfile. Arambwira ngo Uwiteka atakubakiye, keya zose utanga zapfuza. Kandi koko umukobwa uziko twakuna imyaka 5 mama yeme, baye imyaka myinshi, kwa twamaze gutegura ukwe mu kwa 8. Umuryango ise na nyina bambwiye ati nta wundi muko twagira utari wowe. Yewe, marayika kimara kumbwira ijambo ngo Uwiteka atakubakiye, keya zose utanga zapfuza, yanyujije ikiganza gutya ku gahanga, mpita numva ijwi rimbwiye ngo wa mukobwa mugiye gutandukana. Uko ngewe nahoze ngira ngo ni ubutumwa ari kumpa bwo kuzashyira itorero ry'ahantu buryo, kumbi ni ngewe bureba. Bwakeye mu gitondo usanga umukobwa twatandukanye, anyarya kamisaza ngo bya bintu bivuyemo. Uko gusa Imana ishimwe. Hari igihe nzicara nk'abantu buhamya bijyanye no kurambagiza, kubamo ibintu byinshi. Niyo mpamvu navuze ko usengera abantu, uko kubamo ubuhanuzi bwinshi, iyo urebye nabi ubigwamo. Kandi iyo wubatse nabi, ntabwo ntekereza ko Imana iza kubikosora. Nahoze mbaza umwenjeniyeri ejo bundi, mubaza ahantu twari turi kuganira, tutambitse mbona ahantu hari imedite, n'umukristo hariya n'inshuti yanjye. Arambwira, ndamubaza ngo imedite kugira ngo ikire mu nzu bigenda gute? Arambwira ngo kire kuri isenyi. Arambwira ngo imedite yaje mu nzu, ibindi bintu byose ni amaranjoma, ariko kwanga izagende burundu bigusaba gusenya inzu yose. Rero hari imedite ziri mu ngo, imedite hari ubundi buri imedite n'iki mu Kinyarwanda ntabwo nyizi. Ibira bukonje bwangiza inzu hasi hafi ya fondasiyo. Hari abantu no mu rukundo babona ko urukundo rwabo rumeze nk'urwajemo imedite. Nagira ngo abantu basengere, kuko n'ubu niba batangiye kurwaza imedite urugo rutarabaho, nimumara kwatora bizadogera. Urakoze cyane. Kadusenge. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kubw'ikiganiro, kandi turagisengeye ngo giherekeze, kizagira umumaro aho gikwiye kugira umumaro. Twumvise ibibazo byinshi biri mu barambagiza, biri mu barambagizwa, biri mu buryo abantu bigishijwe nabi, biri mu mahitamo, biri mu marangamutima, aho twumva dukeneye ko Imana yatuyobora, aho twumva dukeneye ko Imana yadufasha mu myanzuro dufata kugira ngo tuzubake ejo hazaza heza. Mu izina rya Yesu ningingiye abafite ingo zifite ibibazo, uri Imana ishobora byose, abasha kugira ibyo ihindura. Hari byapfiriye mu itangira, ariko nemera ko hari Imana ishobora kurema ibintu bishyashya, nabyo nigende bikore muri izo ngo. Turimo dusenga twingingiye abana bacu ngo barengere muri iminsi mibi, iminsi y'imperuka, aho ibintu byivanze, kumenya uvuga ukuri, kumenya ukijijwe, kumenya aho Imana yavuze n'aho itavuze bigoye, ariko twemera ko Umwuka Wera akora akazi ke ko gusobanura. Duhe kukumvira
kandi umwuka wera ashorera ijambo ryawe arengere n'itorero mu izina rya Yesu Kristo urakoze kumvise amen.